mu gisigo kiyabigarutse hagira ati imyaka n'imyaka yihaye urugendo iyo yaratambutse mukamwanya nk'ako guhumbya amakuba n'umunezero ntabyo biba biburiwe irengero. Abantu bose kandi benshi mbona kundaga baraje ubundi baragenda, gusa isi yo ntiyigeze ihagarara, oya rwose ntiyigeze bikozwa. Ubuzima ntabwo bwari bworoshye, amakuba yari yarahateye amatako, bwari ubuzima busharira, ni ubuzima bwankongezaga ibibazo uko bwije n'uko bukeye. Ni ubuzima rero ntigeze nitaho cyangwa ngo mbuhe umwanya mbwemerera kungaragurira hasi mu isayo. Narahagaze ndakomera ndashikama, birangira byose mbinyuzemo n'uyu munsi kandi biruko, mu majoro menshi yuzuyemo amarira, ariko bikarangira ndose urukerera runyereka ko hagiye kuboneka umunsi mushya. Gusa nubwo uyu munsi mbona ngeze mu zabukuru, byose nabonye n'ibyo nanyuzemo ndagenda sobanukirwa nibura impamvu yabyo. Bimwe mu byo nabonaga nk'ibirenze ndarura ntaho bihurira n'ukuri kwabyo. Ese ni ibintu bingana biti kandi by'igiciro nagerageje guhaha, ariko bikarangira nta byishimo mbikuyemo. Yaba wari uzi imihangayiko, imibabaro n'ubwoba byagerageje kunyigarurira umunsi ku munsi, yamaze bikarangira byose bibaye nk'ivu rihushywe n'umuyaga. Ishuro nagerageje gufasha abanyakaga ubufasha uruko babusabaga ubwazo zakabaye zingana n'agatebo nari kugererwamo itsinzi yanjye yahahise. Uburyo neretse abandi umutima mwiza n'ubugwaneza ubwabyo nabyo byagakwiye kuba bintandukanya na rubanda nyamwinshi mu buryo bwihariye. Gusa icy'ingenzi muri byo kikandutira n'ibindi nabonye muri ibyo byose ni ibitekerezo bwite byanjye. Wabyanga kandi wabyemera, ndi uwa mbere kuri njye kandi ngomba kuguma ndi uwa mbere iwanjye. Ahubwo se ni urukundo rungana rute, cyangwa se kuba umugiraneza bingana bite ishobora kubagaragariza mbere y'uko uhoraho ampamagara? Ni urukundo rungana rute, cyangwa kuba ugira neza bigeze ku ruhe rwego nakwiyerekanamo mbere y'uko uhoraho ambwira ngo ngwino mwana wanjye? Aya maze kuvuga yose uko yakabaye ni amagambo y'umusizi w'umunyamerika Patricia Flamingo mu gisigo yise The True Meaning of Life. Ugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga igisobanuro nyacyo cy'ubuzima. Ni igisigo agarukaho avuga byinshi ku bijyanye n'ubuzima, icyo buri cyo kimwe n'uko twagakwiye kubwitwaramo, anabuhuza cyane n'urupfu, cyane ko binafitanye isano rigari. Hubwo usibye na Flamingo, ikibazo ubuzima niki ubwacyo ni kimwe mu bibazo abantu benshi bibaza cyangwa bakunze kwibaza. Nk'iyo ugiye kuri Google ubwaho what is life, qu'est-ce que la vie, cyangwa se ubuzima niki, ni kimwe mu bintu 10 by'ibihe byose abakoresha urubuga bakunze gusabaho ubusobanuro. Ese kandi kuri wowe ubuzima bwumva ute wowe? Iby'ubuzima n'ababusobanura byaje bite? Ese ubuzima ni bwiza cyangwa ni bubi? Ubwo se ubuzima buhurizwa he n'urupfu? Bifitanye irihe sano? Ni ikihe gisobanuro cy'ubuzima nyacyo kuri wowe? Nitwa Mutavu, reka tubane muri kiganiro. Utarajya kure kandi kanda kuri iyo nzogera irahagana hasi, ntibagirwe gukora likes, undi we mu bambere bazajya babona ibi biganiro byacu aha kuri YouTube. Ubigiremo n'uruhare mu kubisakaza, nta nkonga isumbiyo. Buri munsi abarenga 150,000 by'abantu bitaba Imana bazize impfu ziturutse ku bintu bitandukanye. Ni ukuvuga 6,000 by'abantu buri saha, abantu 100 buri munota, kimwe na 2 buri segonda. Bishatse kuvuga yuko aho nagire gukora iyi documentaire ko hamaze gupfa abantu benshi bishoboka. Hari abagonzwe n'imodoka, abahanutse ku misozi ihanamye, abazize indwara z'umutima, kimwe nuko hari n'abitabye Imana kubera impamvu z'imiterere karemano dusanganywe nk'abantu. Urupfu rero rwo ni ikintu buri binyabuzima byose biri ku isi byifiteho nk'icyita rusange. Ni ikintu ubwo duhuriyeho ndasimbuka cyangwa se ndacika. Ni urupfu rubi kuri bamwe, ku bandi rukaba rwiza. Ni urupfu rutajogora cyangwa ngo rurondore rushingiye ku mabara y'uruhu, ngo ngaho wavukiye, imyemerere ya politiki zawe, ingano y'amafaranga yawe cyangwa ubundi butunzi wabutunze. Ibyo urupfu ntirubikozwa. Ni urupfu nyine rufatwa nk'indwara idakira.
turaganwa n'ubuzima turonka tukivuka ubwo tuba tugiye gutangira icyiciro cy'ubuzima bugaragarira buri umwe ubu tubona ubu buzima nyine tuzi. Gusa biba bitangaje cyane kubera ko nubwo mu nyurabwenge zacu twese tuzi byinshi ku buzima, ku buryo bake muri twe usanga aribo bafite icyo babuziho. Ese muri twe ni bangahe bari bifata bakicara mu cyumba cyabo bonyine bagafunga amaso bagakora meditation, bibaza uko umunsi w'ikiriyo cyangwa se gushyingurwa kwabo uko uzaba umeze? Ni bangahe? Ese ukeka ko ari bande bazaba bahari? Ahubwo ni bande se bazaba bahari kubera ko byabavuye ku mutima, atari ukwibonekeza cyangwa se urwiyerurutso, cyangwa wenda bakaza kubera ko ari ubupfura no kukubaha, cyangwa se nyine bakahaba byo kuhaba kuko kubera ko bashakaga kuhaba? Abo waba bazi? Cyangwa muri meditation yawe koko ukaba ubabona nk'uko bene nk'abo? Ubundi se usibye n'ibyo wowe ubwawe n'ibikorwa byawe wiyiziho utekereza ko bazakuvuga iki? Niko umunsi bazaba biyibuka cyangwa se bakwibukiraho nk'aho ubwawe? Tubwire. Biteye ubwoba cyane kubera ko twese uko twakabaye dufite indwara idakira, indwara karande, ubuzima twagakwiye kubanamo dukundana nk'abantu, buri umwe agakunda mugenzi we cyangwa agahangayikishwa n'ibibazo bye. Ariko si uko bimeze. Gusa icyo mvuga ni uko uburwayi bw'ubuzima ari ikintu buri kiremwa cyose cyifiteho nk'icyita rusange. Niba utarabyumva neza, uba ari imyaka 120 uhereye none. Nta gushidikanya ko hafi ya twese muri twe, nako twese nta n'umwe uzaba akiriho, ubwo tuzaba twarapfuye twese. Ubundi havuga ikindi gisekuru gishya nacyo kibeho indi myaka nk'iyi, havuga ikindi, maze ubuzima buzahora ari uruziga rwizengurukaho umunsi ku munsi paka ku iherezo ry'ibihe, niba koko naryo rizabaho. Gusa ikiriho nanone niba by'uko ugatangira gutekereza nk'uko, nta gushidikanya uri mu ntangiriro zo kwiyumvisha, kumenya no gusobanukirwa uburyo ubuzima n'igihe tubaho kuri iyi si ari bito cyane. Ubwo n'ubundi kandi uri mu marembo y'ubusobanuro nyabwo bwo kwiyumvisha ko twese dusangiye urugendo rumwe kandi rwose turi bamwe. Si n'ibyo kandi, ibi bishobora kuzatuma wibaza uburyo rubanda nyamwinshi tubana, aho usanga hari abantu benshi babaho barakarana bajyana, ubundi bajya impaka za ngo turwane, impamvu baba bashobora kubabazanya yewe bakanakomeretsanya, impamvu hari ababyeyi bahoza abana babo ku nkeke babasakuriza ubudatuza cyangwa babatesha umutwe bakanabakubita bikomeye, ahubwo kandi ari ababyeyi babo. Bizagutera kwibaza impamvu ubona abashakanye bahura n'induru n'intambara z'urudaca hagati yabo, kandi bagakwiye kubana buzuzanya mu mahoro, bakarema paradizo nk'uko tuyumva. Bizagusunikira kwibaza impamvu abavandimwe bashobora gushwana kugera n'aho usanga batanakivugana, nta kumvikana, kandi bikabaho imyaka n'imyaka kuri bo. Bizagutera kwibaza impamvu inshuti magara usanga ntayivuga indi neza igihe batandukanye cyangwa se batakiri kumwe, nyamara igihe baba bari kumwe ubona bahuje urugwiro, buri wese ataka undi amuvugaho ibyiza bitarondoreka. Bizagutera kwibaza koko impamvu abantu bitwara nabi nk'abantu muri ubu buryo, ahubwo se kubera ko abantu bitwara bacya nyine. Biranashoboka ko gitera byose yabiri mu izingiro shingiro nyamukuru y'uko abantu batajya bicara ngo batuze baruhura imitima yabo, ubundi ngo bibaze iki kibazo kigira kiti ubuzima niki, ubuzima busobanuye iki? Ni ikibazo nyamara gikomeye cyane kandi gituriba twese uko twakabaye nk'abantu, kandi cyagira ubusobanuro cyatanga mu mibereho n'imigirire y'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi. Wenda nanjye urimo gukora iki kiganiro singiye kuvuga yuko nzi ubusobanuro bw'ubuzima mu buryo bwuzuye, ariko se nibura mbozi bigeze he cyangwa se bingana bite? Ntekereza yuko umuntu nk'umuntu n'ingano y'ubwonko bwiwe adafite ubushobozi bwo kumenya ubusobanuro bw'ubuzima n'urupfu mu buryo bwuzuye. Oya, ni ibintu byamusaba yuko yarembwa imbebe runaka z'ubumenyi buhambaye, nabyo bikamugora kuba yabisobanukirwa. Hafi ya byose biri kure cyane, biragoye ni nko kumenya ingano n'ubuso bw'isanzure. Ni kimwe n'uko utagira ubushobozi bwo gusobanura cyangwa se kwigisha injangwe, imbwa, imbeba n'izindi nyamaswa nk'izo kugira amarangamutima runaka cyangwa se umutimanama. Ntabwo izi nyamaswa zabyumva, byagorana cyane cyangwa se bikanarangira biguhenze.
Mu kugerageza kumvikanisha igisobanuro cy'ubuzima, abahanga benshi babihurije mu cyiswe four truth of universe, ubwo ni quatre vérités de l'univers. Ugenekereje mu Kinyarwanda ni nk'amahame ane shingiro y'ukuri ku isanzure. Ihame rya mbere ryiswe the truth of cause and effect, ni ihame ryagitera n'ingaruka zacyo. Ibi biba bishaka kuvuga yuko buri kimwe cyose dukoze nk'abantu kiba gifite ingaruka ku isi, na buri kimwe kiyiriho uhereye ku kikwegere cyaba gito cyangwa se kinini, kandi ntikigusige nawe ubwawe. Reka tuvuge nk'urugero, mu myaka ishize wenda wigeze uzamura kamere maze birangira ubwiye nabi umukunzi wawe w'ibihe byose, umwe wihebeye. Hari ubwo warabwiye nabi umuntu mufitanye isano ya bugufi mu muryango, inshuti magara yawe, cyangwa se ukabwira nabi umuntu uri aho wigendera ku muhanda, cyangwa se umusabirizi. Abantu nk'abo ushobora guhura nabo ku muhanda. Ubwo wenda ni uburyo bwa mbere nkuhaye nk'urugero. Wowe ubwawe birashoboka gukeka ko byarangiriye aho wenda, ariko kuri wa wundi wabwiye nabi bikaba bitaramuvuyeho na buke, cyangwa nawe ubwe akaba atakibyibuka, ukumva ahubwo ari wowe wibuzemo kwibabarira no kwiyakira. Ibyo bibaho. Gusa ushingiye kuri ibyo byavuzwe, birashoboka ko bitakabyaye ingaruka nini, tukaba ari nk'utuntu duto duto nyine tutakabateranije nk'abantu, ariko bo bakaba barahisemo no kubihisha mu ndiba z'imitima yabo ntibabikugaragarize. Ubwo kandi nyine ntabwo uba ugifite ubushobozi bwo kubitahura no kubivumbura. Gusa sinacyo kigiye kugucira urubanza. Wenda amakosa yo n'ubundi azahoraho, ntaho yenda kujya, kandi ntacyo uba wenda gukora ngo ibyo wakoze ubikosore. Biba byaragiye kandi byararangiye. Abantu rero ntabwo bakoze kugenzura buri kamwe mu dukosa duto duto usanga barakoze. Ibyo abantu barabyanga cyane, kubera ko usanga nibasunikira kubaho mu buzima bwuzuyemo kwigengesera kuri buri kamwe bagiye gukora, usanga batabikunda cyane. Yego, simvuze ngo tubeho twivuruguta mu hashize hacu, ngo tujye twireba twigirira impuhwe ku bw'amakosa n'udukosa n'ibindi byaha bindi twakoze. Ahubwo icyo bishaka kuvuga ni uko kugira ngo dukomeze nk'abantu bizadusaba kurangwa n'umutimanama kuri buri kintu tugiye kuvugaho no gukoraho muri iyi si. Nuko niba wiyumva ko hari umuntu wabwiye nabi cyangwa se wakoshereje, koko haracyari igihe cyo kumwegera ukamusaba imbabazi, ariko bya bindi bya nyabyo byo kuzimusaba, atari ukugenda ngo mwikubita imbere turabona byagenze gutya na gutya none mbabarira gutyo gusa. Bwanacyo ubwo ya makosa wamukoreye ukongera ukayasubiraho, yasibyo bigomba kugira uburyo bikorwamo ku buryo bigira ubusobanuro bwo gusaba imbabazi koko bya nyabyo. Kuri kwa kabiri kwiswe kwisanzure, kwiswe impermanence. Ibi nabyo ni busa n'ijambo permanence. Ugenekereje mu rurimi rw'Ikinyarwanda, impermanence ni nko kuvuga ibitazahoraho cyangwa se bitari iby'akaramata. No kuvuga no kwizera yuko buri kimwe cyose kiri ku isi aba ari icy'igihe gito. Urugero, imibiri yacu, ubwonko bwacu, imibanire, yewe no kugera ku mitekerereze, byose ni ibintu by'igihe gito biraho kandi bizashira. Yewe nta kabuza n'iyi video ahubwo urimo urareba hari igihe kizagera nayo ikazimira burundu, ikabura irengero. Umuntu ashobora kwibaza ati gute? Ni ibintu byoroshye cyane, nko kuba izuba ubwaryo nk'inyenyeri muri kirisi rishobora kuba ryaturika buri kantu kose kari ku isi kagahita kaba umuyonga mu kamwanya nk'ako guhumbya. Usibye n'iyi mpamvu se, ubwo ni bangahe twavutse batunze ibya mirenge, umunsi bakaba barasariye ku mihanda, abandi baratindahaye cyangwa bakaba basigaye ari abacashuro. Reba neza ko abo wavutse ari abami baratwaye ingoma n'ingoma, ko benshi muri bo batatwawe n'amateka y'ibihe, cyangwa se kimwe nuko baba barabaye imigani n'inkuru sa bakaba ahubwo batanakibukwa, batanazwi. Ubuzima n'urupfu nyine nibigenwa n'igihe gusa, naho ubundi nibibaho igihe gito ubundi bigashira burundu. Kuba ubuzima rero ubuzima bugashira cyangwa se ari ubw'igihe gito, nibitanga igisobanuro nyacyo cy'uko twagakwiye kwitwararika tugasabana n'abandi mu mahoro muri buri gahe dufite aha ku isi uko kaba kangana kose. Ubwo kandi ku rundi ruhande ntidutegereze bya bihe benshi muri twe biti by'agatangaza, bya bihe by'ibirori bishorwamo akayabo k'amamiliyoni y'amadolari birimo kugura amamodoka ahenze n'ubuzima bw'irahari henze cyane Lex,
bwa bundi bwifuzwa na buri umwe. Oya si ibyo, yego nabyo bifite ni byiza ntibyakugwa nabi, ariko si kampara kandi si nabyo birimo ibihe byiza kandi bitazibagirana kuri wowe, cyangwa ngo bibe ari nabyo bizamura amarangamutima y'akanyamuneza nyayo. Oya, ahubwo bya bihe ushobora kuba uri kumwe n'inshuti zawe mugatera urwenya n'igiparu koko, hafi no kuzana amarira y'ibyishimo, cyangwa bya bihe uba wicariye ahantu ha wenyine wumva utuje, ubundi ukitegereza izuba uburyo rirenga. Ibyo nibyo bihe dukeneye mu buzima buto dufite mu isi. Ibyo kandi nabyo bitanga ubusobanuro bw'ubuzima nyabwo. Kandi koko igihe tubara ko dufite ni nonaha cyangwa uyu munsi, ejo ho ntabwo habaho. Ukuri kwa gatatu rero ni itegeko ryo guhangayika, kubabara no gukunda icyarimwe, nabyo bikunze kubera ahanini ku bice bitagaragara. Suffering and attachment, souffrance et attachement, ni ibintu bisanzwe ko tugomba kubaho dufite abantu n'ibintu runaka tuba dukunda cyane, twarabyegereje indiba z'imitima yacu. Ibyo bintu ubwabyo ahanini bituma twishyira mu kaga n'amakuba mu buryo natwe tuba tutazi, kubera ko biragira ahanini bidukururiye umubabaro. Nk'uko twabivuze, ku isi nta kizahaba cyangwa ngo kihature by'iteka, bishaka kuvuga yuko abo dukunda umunsi umwe buzacya tutakibabona hafi yacu, kandi tukababura by'iteka ryose. Wenda si n'abantu gusa, nubwo mu bitugaragarira byanga byakunda nta kigira agaciro nk'umuntu, ubwo nyine nabwo kuri babandi bafite umutima wa kimuntu, apana babandi bashobora kukugurana ubuzima bwawe akazahabu gatoya cyangwa se udufaranga runaka, bakaba banabikora batitaye ko nabyo bizashira. Njye sabo mvuga, ndavuga abantu bafite ubumuntu. Ubwo rero usibye no kubura abo dukunda, hari n'ubwo birangira ibyo dutunze nk'imitungo yacu nayipfuye cyangwa se ikazimira ikabura burundu, bikarangira bidukururiye umubabaro nabyo mwinshi cyane. Nuko biba bimeze, tuba tugomba kubyakira kubera ko ariko kuri k'ubuzima. Ibyo ni kimwe mu busobanuro bw'ubuzima kandi bwimbitse. Reka tujye ku kuri kwa kane, ari nako kwa nyuma. We all are going to die one day. Nous allons tous mourir un jour. Twese ngo umunsi umwe tuzapfa. Ukuri ku rupfu ko ni ikintu cyihariye kibi cyane ku bantu benshi, kuko baba bacyemera. Ni ikintu gisa n'umwaku mu mateka y'umuntu. Ibi ni ukubera ko hafi ya twese rutubabaza. Si n'ibyo gusa, ruradushegesha iyo tubuze abacu, ubundi akaba n'abasigarana agahinda babazahorana ku mitima yabo nyuma yo kubura abo bakunda, bakakabana paka nabo rubagezeho. Ahubwo gusa ku rundi ruhande nanone, urupfu ntirwagakwiye gufatwa rutyo cyangwa ngo rube ikintu kitubabaza cyane, kubera ko burya nta rupfu bihe byiza tugirana n'inshuti n'imiryango yacu nta busobanuro byajya bigira. Byaba ari ibintu biri aho bisanzwe, nta rupfu, ibintu byose byajya biba ari umwijima bidafite ubusobanuro. Ntacyo gukunda no gusabana byaba bikimaze ku bihe tugirana hagati yacu ubwacu ku bwacu. Nta nubwo twajya dukunda byimbitse cyangwa ngo tugaragaze ubushake mu kuba hafi yabo dukunda. Kimwe nuko mu bituma ubuzima buba bwihariye kandi bw'igiciro cyinshi, harimo n'urupfu. Ubwo rudahari ntacyo ubuzima bwaba busobanura na kimwe, ntacyo. Icyubahiro, igikundiro, igitinyiro, amategeko n'ibindi byose biriho kubera urupfu. Ese reka nze mbabaze gatoya, nk'umutunzi utunze ibya mirenge, umusabye ugira ngo akuramire yagukize isara akakwima, kandi uzi ko isara itari bukwice, byaguhungabanya hiki? Kubera ko uzi ko nyine nta rupfu ruriho, nta n'icyo uri bube, ushobora kumureka ukigenderaho kuba umugaragu we cyangwa se umucakara wiwe. None ubwo butunzi bwazagira ikihe gisobanuro nahaburatisha cyangwa ngo butegekeshe ubundi bukangisha abantu? Bwazagira ikihe gisobanuro? Ngiki icyo urupfu ruvuze kuri buri kimwe. Gusa ikihariye nanone kinariho ni uko urupfu aricyo kiduhuza twese uko twakabaye nk'abantu. N'urupfu kandi rushobora gutuma ubona ko wowe n'abandi bantu batuye isi bagera muri miliyari 8 mwese muri nk'itsinda rimwe cyangwa se itimu. Urupfu ni igitangaza gusa kitarabonerwa ubusobanuro. Ni iherezo ry'urupfu narwo kandi koko rudateze kuzarangirira mu isi. N'urupfu nyinshi mu nyandiko z'iyobokamana zitavugaho rumwe, ubundi n'izihuje zigatanga ubusobanuro ko ruzarangira ku munsi w'imperuka. Nabyo biraho bitaboneka ibimenyetso bigaragara n'amaso, mbese bifatika, biraha iby'ubuzima n'urupfu.
nahanjye soreje iki kiganiro cyacu cya mbere. Ni ikiganiro ngufu z'igitekerezo episode ya mbere. Niba wagikunze kandi akunzogirira ahagana hasi ukore subscribe, muhibutsa ko kandi bikorwa ishuri imwe gusa, ubundi ukazajya ukurikirana ibiganiro byacu duha likes, share na commentaire kundi biganiro wifuza ko tuzajya tuganiraho mu bindi biganiro by'ubutaha. Ndi Mutafu, ndabashimiye cyane, naho ubutaha, bye.